Ndi papa Sava. Jeni vyo mubwiza biki ariya ni muri arato yereka nkubwire ngiye iyo umuntu wahisemo ari uwitwa papa Sava wahisemo neza cyane undi hari undi muntu hitamo gushakira ikibanza akajya kugushakira ikibanza gihengamye hanyuma ruga abonye ukuntu watereye fungura ubundi tuyisome urumva we murekere rugaba banza yifungura ubundi tuyisome ubundi twihebe naho ubundi buriya iyo umuntu akwizeye akaguhereza inshingano warangiza ukahatabara ukagitware kwicara nk'uko nguko tukishima cyangwa tugashimira Imana nabyo aba ari ibintu by'ingenzi. Imana ifite amagambo menshi kurikira uko bapfundura inzoga itaza guturika ugasiganwa turitse ko gutanga gukoma amashyi ngaba nawe ipfubye shayi inzoga rero ifite ikimucisha urumva aho sukiramo mabujasha oya mabureka nkubwire buri uriya mukingo nta ngaru kuko hari nta bisure bihari na mugenzi we ariko turahure ubwo undi ninjye ariko nanjye oya nanjye umva numva uko kameze buriya kiriya kibanza umva ni nanjye wakiguze buriya rwose anga sukira nta bisure haruguru y'urugo nta harya umuhanda neza nsuca niho ariko papa Sava kaburimbo mu minsi nk'ingana papa Sava ikintu nagutiye wowe uranywesha umunwa shaka wowe uranywesha uruhu papa Sava uzi ikintu nagutiye wabonye ukuntu uricuza bari banze kumanura n'ibintu abazaga niba rwose byemewe hagira ubibeshya atari cyadasomye wakundangiye buriya hano hari umuminisitiri wari ugiye kuhagura ariko buriya rero murimo kunywa mukanywa mutazi ibikurikiraho Akongerageze kumva akantu hoteli ya Muchoma hoteli ya Muchoma ufite ibyumviro bitagupfiriye noneho umva kubwira ishyizeho vi urategura oya nimuvuga dutumye papa Sava n'inyamara numva gakuka reka dusenge mubanze musenge uretse wa mugani ubwo ninde udusengera ariko iyi ngiyi ibanza uyigere neza oya bisengera senga ko nta maguru igifite Mana turagushimye kuba tugihumeka umwuka w'abazima ukaduha icyo kurya n'icyo kunywa mu izina ryawe ryera amen ariko isengesho ni iry'umugenzi nta n'interuro ebyiri rifite ntabwo ryarenga oya aravuga ko nta munyagara w'isengesho urahari nta munyagara ariko ntabwo ryarenga leta Papa Sava tuvugane gato papa Sava we muvugana hanyuma rero oya muwe muretse gukoraho abatumirwa bibanze batari baza ese mugiye kurya batutaraza ubusezera tuguma imbere gutya ngo iki guma tuzireba uzi ko wasanga Sayimana yataye inkondo umuhumuro wa asanga umuntu wasanga Sayimana na Ndimbati bataye inkondo aho kugira ngo wamugane zibabyimbishe cyangwa muziteme bashize zifunge uzimereze mbe nzifashe reka mbe mbafashije icara ariko reka mbe mbafashije ukumira icyaha kitaraba ni ugukumira icyaha si ibintu birashoboka abagabo baragwira papa Sava ngo nzoga nta nubwo yabikimana ubwo si ntibishoboka yego komanda je ni biki ni ya komande haza gutumya ariko so usiga inyama akazisanga nuko abatagira wazisiga hariya wakwibeshya ukazisiga hariya nkuriya Nsabimana aramira wagerayo nta kintu gisigaye n'imishita ajya yimira burya udushitwo two hejuru aratumira hanyuma ugere ndaho kubaza iyi komande iraza kwishyurwa nandi nese si wowe nyiri birori nyine niho ugomba kuyishyura nyine uko bimeze amafaranga yasigaye ari hese ngo yame nkunze gukuramo uko mbona yo kwishyura amafaranga yasigaye se nyine ahasigaye ibihumbi 101 ngo iki ibihumbi 101 andari he none se urumva ntarasabwe nyine kwishyuramo nasabwe nyine kwishyuramo
nasabwe kwishyiramo nyine abakomisiyoneri. papa sava njye nawe ntidupfa ubusa njye nawe ntidupfa ubusa ariko ntabwo miliyoni 2 ngwiki papa sava ibyo sinkeneye kubyumva ntidupfa ubusa njye nawe andi mafaranga ari nyine nishyuyemo abakomisiyoneri 200,000 urumva nyine ndongera nishyuramo nyine no kwakira naguhaye amafaranga angahe? wampaye miliyoni 6. urakoze cyane miliyoni 6 ugura ikibazo cya miliyoni zingahe? enye. Unone uri kumbwira ko ufite amafaranga angahe? 100,000. Hanyuma miliyoni 2 zose ntago ndi kwibaza icyo zakoze za oya nyine nishyiramo abakomisiyoneri 200,000. oya byo ntago nkeneye kubyumva. urumva harimo n'ibintu by'itike urumva byabo. noneho nyuma yaho ugomba no gukuramo nyine aya telefone nyine bagiye bakoresha nabyo. ariko nkubaza nkawe wakigabo nkawe yuzaho ngaho kaza kurunguruka nkako gahangureza aho ngaho umuntu agakubisemo umushito ntago waza kuryiza inyama urimo kurira koko. muze yumva rata nkubwire ngwino ufasha akabazo kari aha ngaha ngwino ufasha akabazo kari aha ngaha oya ngwino ukamfasha. umva muze uyu mugabo muze teka amatwi nkubwire uyu mugabo namwizeye muheza miliyoni 6 ngo ngurire ikibanza agura ikibanza cya miliyoni 4. none ari kumbwira ukuntu asigaranye ngo 100,000 muri miliyoni 2. 101 ariko asigaranye ibyo 100,000 muri miliyoni 2 zagumbye kuba zasigaye. icyo gihumbi nacyo nta mafaranga nacyo urakiba. nta mafaranga se n'amasara bwawe wakohereza wagenda ukatoragura wayatoragura zana amafaranga y'abandi. none namubwiye ko nishyiyemo n'abakomisiyoneri 200,000. 200,000. aha 200,000. waruvuze miliyoni 2. ubwo ngaho miliyoni 2 ubwo hasigaye angahe? 1,800 ngaho 1,800 irihe? none se ntago nasengereyemo n'abantu ntago bizoye zangahe izi 100,000. ngaho ubwo hasigaye 1,700. nyine ni mubare yuko noneho nanateze kugenda no kugaruka. kutega kugenda no kugaruka. ubwo reka tubihwanyirizemo n'ibyo kwirembo 50,000. gusa byavamo ni mugira 100 nyine. ntakerekane ko ari 1,600 asigaye. hanyuma ndari he kandi ariko harimo n'ibya telefone yo guhamagara amayinite y'abakomisiyoneri. umva rero mubwire wakagabo tanga amafaranga y'abandi. tanga amafaranga y'abandi wipfunda imitwe wipfunda ugira vuga amafaranga wayakize. papa sava reka nemere ko byose abo bakomisiyoneri ngo kwirembo ngo hose amafaranga yakoresheje reka mbyumve pe numve ko hasigaye basi miliyoni 1 n'amafaranga 500. hanyuma ndashaka kumenya ahandi miliyoni 1 n'400 iherereye. nkeneye amafaranga yanjye byihuse kandi. ariko si ubwo wowe urumva icyo gihe nabaga ndimo kugukorera njye narikoreraga kuki utabaramo mu oya papa sava ntunzamurira isukari. oya ngo umubyizi oya umubyizi si uhubaruta. oya none se njye narikoreraga ubu se umugore ntabwo wabonaga ngenda nkagaruka nabaye ivumbi isabune ntabwo namesaga imyenda ntihateraga ipasi kugira ngo numvikane na ba nyiri ibibanza narikorera nanjye nimunyumve nyine yuko. ariko se wandyukuwe ku buryo waba warakoresheje amafaranga miliyoni 1,700 ugura amasabune ugura n'amazi. sobanura oya umuntu ntakabizere muri murangiza mu muhemu. ariko ibyo bintu nawe oya umuntu ntakabuze genda none se genda umuntu ntakakwizere noneho ngo nurangiza umuhemukire none se urinda guhemuka kantu kakagabo gusagamo mwipfubusa jewe nta mwipfubusa niko mbabwiye. ikintu nkeneye kano kanya sinkeneye amagambo yanyu avangavanze ikintu nkeneye niki kimwe nkeneye amafaranga yanjye. ariko iyo urimo kunyishyuza amafaranga iyo uri kunyishyuza amafaranga yawe gutyo nge ubu ngubu kuki utayabaramo agashima ubu umugongo wanjye nge ntabwo ubu hazaharira. ngo umugongo nyine umugongo sara guheka cyangwa uramuheka wowe niko. ubu si uri kwivugisha utyo wowe iyo uje buri gihe ujya uva hano nta kintu nkoze. niba umuntu akuryohereza kuki wumva buri bibanza ntumufate neza. yesu we ngo ugira ute uramuryohereza. ibintu byose bijya bijyaho. papa sava mwarabikoze. yego yesu kumbi uri murishyuzamo n'imibyizi yo kumuryohereza no kugira gute. ibyo sinabyivangamo. tuzane izi nyama tujye kwirira byanyu mu bisigaremo nta soni.
nanjye ndimo ndivanga ariko rero reka nkubwire papa sava ubu ndagufite nyado ibyo wavuga byose ndagufite urebye gato byose nabishyira hanze umugabo nusohoza ubutumwa bw'abamutumye wari umutumye nyamara kuko se wakwicara nyamara ngo zikongera mwemuretse rero kwa ntimwabonye ko ari umushyitsi mwatuje wenda ko ari yanze n'inyama ngo barazijyanye ziri rero wenda mwanarya ariko mwanarya bindi bavuga ngo kwihangana kwanjye ni kushimwe ngo kwarekeraga rero wenda mwanarya ariko mwanarya bindi bavuga ngo kwihangana kwanjye ni kushimwe ngo kwarekeraga nguzi akazisanga igihe nubwo ntarayihekera akana karakanyagwa kumbo nabikuyemo umwe ntabwo barya inyama senze umva papa sava umva reka kubebera banza uzana amafaranga y'iyi fagitire wabona agiye gira vuba vuba reka genda reka kubebera tutazi ibijya ugenda ugiye hano kuntu urimo kubebera fata shante umva reba arangaye mbona ko nagira nk'unagira nta munagire uyasame we nashaka naganire ko dufite yawe nareba bataza ku hadusigiye n'inyama nasega biravamo cyangwa turongera aya biravamo aho twabigenza bite